Hello everybody, how you doing? Very fine I wish. Nitwa Noelo Okoye, nguhaye ikaze kuri Noelo Okoye Space. Uyu munsi nabwo tugiye kubana mu kiganiro twabateguriye, ariko mbere na mbere ngushimire cyane wowe wakoze subscribe, ni inkunga ikomeye nukuri turabashimira mujye mubyumva. Hanyuma nawe utarayikora nicyo gihe ngo uyikore winjire mu muryango mugari wa Noelo Okoye Space. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi nkuko bisanzwe tuganira ku bintu biteye amatsiko, tugiye kuba turebera hamwe abantu bashyizwe ahagaragara cyangwa se basohotse mu gitabo kizwi nka Guinness World Records cyangwa the Guinness World Records. Ni igitabo gishyira ahagaragara abantu bagiye baca uduhigo tugiye dutandukanye. Uyu munsi turareba abafite ibice by'umubiri binini cyane kuruta abandi bantu basanzwe ku isi. Ni bande? Ibice byabo by'umubiri binini bidasanzwe ni ibihe? Ayo matsiko niyo tugiye kukumara. Ikaze mu kiganiro. Reka twinjire mu kiganiro cyacu duhera ku muntu byagaragaye ko ari ufite urwasaya runini cyane kuruta abandi bantu ku isi. N'uwitwa Isaac Johnson. Uyu ni umugabo ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byagaragajwe nyuma y'uko irushanwa ryabaye ry'abantu bapimwaga inzasaya zabo hari mu mwaka wa 2022 ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri i Milan mu Butaliyani. Yaje guca akagahigo nyuma y'uko bamupimye bagasanga afite urwasaya rupima santimetero 10 n'ibice 196. Uyu mugabo nkuko nabikubwiraga rero yahise yegukana akagahigo ko kuba ari we muntu ufite urwasaya runini ku isi. Uyu mugabo kuri ubu akaba atuye muri Minnesota muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yanatangaje ko kugeza ubu nyuma yo kubona aho urwasaya rwe rwamugejeje rumwubakira izina ndetse runamutunga mu buryo bwa mikoro, ko ari cyo gice cy'umubiri asigaye akunda ndetse anitwararika ahora akurikirana yitaho kurusha ibindi byose biri ku mubiri we. Rimwe na rimwe abantu bajya bavuga ngo umuntu afite amaso manini, ariko uyu we ntabwo ari ukuba manini gusa, afite n'umwihariko wo kuba afite ubushobozi bwo kuyaturumbura cyangwa se kuyakura mu bikonoshwa by'amaso akayasohora hanze ku ntera ya milimetero 12. Ni umugore yitwa Kim Goldman. Uyu nguyu atuye muri Chicago muri Illinois muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu nawe ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 11 hari mu mwaka wa 2007 yaje kuba gahigo nyuma y'uko yapimiwe ubu bushobozi bwe bwo gusohora amaso ku ntera ya milimetero 12 muri Turkiya mu mujyi wa Istanbul. Niho yaje kuba apimirwa ubu bushobozi bwe ndetse ahita anatangazwa muri iki gitabo cya The Guinness World Records nk'umuntu wa mbere ku isi ufite amaso manini ndetse ufite n'ubushobozi bwo kuyasohora mu bikono by'amaso akayageza hanze ku ntera ya milimetero 12. Uyu mugore kuri ubu akaba afite imyaka 48, yavutse mu 1976. Nawe akaba ari we kuri ubu ufite akagahigo k'ibijyanye no gusohora amaso ndetse no kuba afite amaso manini. Ikiganiro cyacu tugikomereze ku mukobwa cyangwa se umugore, ariko wakwibaza uti uwe akagahigo tugiye kuvuga yaciye gateye gate? Mu buzima busanzwe iyo tubonye umuntu w'igitsina gore ufite ubwanwa niyo bwaba ari utwoya duke, abantu baratangara kuko ni ibintu bidasanzwe. Uyu we yaciye agahigo ko kuba ari we muntu w'igitsina gore ufite ubwanwa bwinshi kandi akaba nabufite akiri muto. Yavutse mu 1990 ku itariki 29 z'ukwezi kwa 11. Yitwa Harnam Kaur. Uyu akaba ari umwongerezakazi, kuri ubu afite imyaka 34, ntabwo akuze cyane. Yagiye agaragara mu mafilme atandukanye, aha twakubwira nk'iyitwa Embrace, ni filme yagaragayemo. Uyu mugore rero nawe yaje kuba aca agahigo ko kuba ari we muntu w'igitsina gore ufite ubwanwa bwinshi kurusha abandi. Byemejwe nyuma y'uko yafatiwe ibi bipimo by'ubwanwa bwe mu gihugu cy'Ubwongereza muri Slough hari ku itariki 7 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2015. Guinness Records ihita yemeza ko uyu mugore ari we muntu w'igitsina gore ufite ubwanwa bwinshi, ariko mu bantu b'igitsina gore bakiri n'abato mu myaka. Ikindi twakubwira kuri uyu mugore nuko mu buzima busanzwe ni umuntu ukora ibikorwa bijyanye no kuba ari motivation speaker, babantu bavuga amagambo atera imbaraga abandi bantu. Uyu mugore ikindi kandi nanone nuko bimwe mu bikorwa akora harimo kuba ni anti-bullying activist, ni babantu bahora barwanya abantu bavuga abandi, bahora barwanya abantu baca intege abandi cyangwa se babaserereza babavuga nabi, kuko we
yari abizi ko abagore bafite ubwanwa muri societe babaho nabi, abantu bahora babaryanira inzara, babavuga nabi, babaheza. We rero yaje kuba uwo muntu urwanya ibyo bikorwa bijyanye no gupfobya cyangwa se gukandamiza abantu baba baravutse muri ubwo buryo budasanzwe. Ni bimwe rero mu byo twakubwira kuri uyu mugore waciye agahigo ko kuba ari umugore ufite ubwanwa bwinshi cyane kurusha abandi, akanongeraho kuba ari umugore ukiri na muto mu myaka kuko afite imyaka 34 y'amavuko. Dukomereje ikiganiro cyacu mu bijyanye n'imisatsi. Mujya muvuga ngo umuntu afite umusatsi muremure kubera kugera mu bitugu, ariko uyu we ntabwo ari ukugera mu bitugu gusa. N'uwitwa Dani Hiswani akomoka muri Syria. Uyu ku itariki 16 z'ukwezi kwa 9 hari mu mwaka wa 2022 i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, yaje nawe kuba pimwa ndetse ahita yemezwa n'iki gitabo gishyira ahagaragara abaciye uduhigo ko ari we muntu ufite umusatsi muremure. Muti n'umusatsi ungana ute? Yaje gupimwa bigaragara ko umusatsi we ufite uburebure bwa metero 2 na santimetero 90. N'umusatsi ufite ishusho y'igiti cya Noheli cyangwa se Christmas tree. Murabizi biriya biti byo kuri Noheli batakaho amatara. Ubirebye neza no ku mafoto muriho mubona kuri screen zanyu, n'umusatsi uteye nka kiriya giti cyo kuri Noheli. Iyi ni inspiration yakuye mu kazi yakoraga, dore ko yaje kumara igihe kitari gito kigera ku myaka 7 ari mu ruganda rwo gutunganya imisatsi. Yaje kwakira umukiriya agira igitekerezo cyo kumukorera design cyangwa se kumutunganyiriza umusatsi, ariko ku buryo uri buze kuza usa ufite ishusho ya kariya gati ko kuri Noheli. Uwo musatsi wari muke ariko agerageza kuwukora awuhiriya shusho y'agati ko kuri Noheli. Birakunda. Byahise bimuha igitekerezo cyo kuvuga ngo uwakwicalenjinga agiye ubwanjye nka Dani, ngakora ngatereka umusatsi nkazagenda nkuha ishusho rya kiriya giti cya Noheli kugeza ubaye umusatsi wa mbere muremure ku isi. Ibi rero yaje kubikora, aratangaza ati impamvu nabigezeho naje kugira igitekerezo cy'uko gutunganya imisatsi is more than just a service, it's a form of art. Ati gukora umusatsi naje gusanga birenze kuba service, ahubwo bishobora kuba bumwe mu buryo bw'ubugeni. Ati rero niyo mpamvu naje gutekereza gukora umusatsi nkawuha ishusho y'igiti cya Noheli, kandi ukaba umusatsi muremure wa mbere ku isi kuruta indi misatsi y'abantu. Ibi rero yaje kubigeraho aho yateretse umusatsi akawuha ishusho y'igiti cya Noheli, ndetse ugakura ukagera ku burebure bwa metero 2 na santimetero 90. N'umusatsi ugora n'abafotozi iyo bagiye kumufotora, biragora kumushyira muri frame. Abazi bya photography muhita mubyumva, kumufotora ku buryo azana n'umusatsi we wose ugaragara bisaba kumwitaza cyane. Ushaka kumufata amafoto amwegereye, umusatsi we ntiwawushyiramo wose ngo bikunde. Akaba rero ari uwitwa Dani Hiswani wo muri Syria, akaba iri kamba ryo guca akagahigo k'umusatsi muremure ku isi yararyegukanye ku itariki 16 z'ukwa 9 2022. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, munyemerere dusoreze ku bijyanye n'uruhu. Uruhu rwo ku mubiri. Uruhu, hari umugabo ufite umwihariko wo gukwega uruhu rwe akarukwedura cyane, n'uwitwa Gary Turner. Uyu ni Umwongereza, yaje nawe rero kuba aca akagahigo ko kuba afite uruhu rukweduka cyane kuruta uruhu rw'abandi bantu ku isi. Ariko ibi nubwo bibaho ntabwo ari ibyo kwishimirwa, kuko mu buryo buri medical cyangwa se bw'abaganga, mu buryo bw'ubuzima berekanye ko ni ikibazo cy'uburwayi bwitwa Ehlers-Danlos syndrome. Ubu ni uburyo bubaho mu gihe umuntu ariho aremwa, hakabaho ukwirema cyangwa se iremwa ritari ryo rya zimwe mu ngingo. Aha kenshi usanga bamwe bafite uruhu rukweduka cyane, abandi ugasanga ama joints yabo cyangwa se aho ingingo zihurira bashobora kuhahindukiza mu buryo butari normal. Abenshi mu buzima busanzwe bajya bavuga ngo uyu muntu akora ibintu wagira ngo mu mubiri nta magufa afite. Biriya iyo bikabije bikaba umuntu akagororoka ku rwego rurenze urukenewe, biba byabaye ikibazo gituruka kuri ubu burwayi bubaho nanone biturutse mu iremwa ry'umuntu, aho iremwa rye hari aho riba ritagenze neza cyangwa se yagiye aremwa mu buryo butari bwo, bupfuye, bufite ikibazo. Uyu mugabo rero nubwo afite iki kibazo cyamubereye isoko yo kwamamara n'isoko
soko y'ubuzima yo kubaho gukorera amafaranga, ariko abaganga berekana ko ni condition iri rare. It's a rare medical condition. Ubu burwayi bubaho gake cyane, ntabwo ari benshi bakunda kugira iki kibazo. Uyu mugabo afite ubushobozi bwo gukwedura uruhu rwe rw'inda akarugeza ku ntera ya santimetero 15 n'ibice 8. Ibi rero byaje kuba nawe byemezwa hari ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 1999 i Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nibwo yaje gustretchinga cyangwa se gukwedura uruhu rwo kunda ye arugeza ku ntera ya santimetero 15 n'ibice 8, bihita bimuhesha ikamba ry'akagahigo ko kuba ari we muntu ufite uruhu ku mubiri we rukweduka cyane kurusha urw'abandi. Ndagushimiye cyane we twabanye muri iki kiganiro. Intego yacu no kubamara amatsiko, n'ibindi biganiro biracyaza bizaba biganira ku bintu biteye amatsiko abantu bibaza n'ibyo batibaza ariko bamara kubyumva bakumva ko byari biteye amatsiko. Ndagushimiye cyane we wakoze subscribe, nawe utarayikora kanda aho kuri subscribe kandi no kukazogera ibiganiro dukora bijye bikugeraho tukibya uploadinga. Thank you very much. My name is Noelo Okoye. Aha ni kuri Noelo Okoye Space. Bye bye. God bless.